wirereka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Imana yacu nawarondo korungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo zamwisi yacu ngwindushya turuhure nacyakirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira. Zamwisi yacu sijya zihita zishiraho, banga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mu isi nirwo rutaza shira. Reka mbasuhuze cyane nshuti bakunzi muteze amatwi kandi mbifuriza ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye gusangiramo ijambo ry'Imana. Kandi reka nongere mbabwire yuko dufite umugisha wo kuba turi kumwe na Pastor Tony Stark guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba rero akiri kumwe natwe, akaba agiye kudusangiza ijambo ry'Imana. Nshimire kandi abantu mwaduhamagaye, abaduhaye ibyifuzo, abatubajije ibibazo bitandukanye, abafashe imyanzuro itandukanye ijyanye no gushikama ndetse no gukurikira umwami wacu Yesu Kristo. Namwe reka mbashimire cyane, kandi nongere kubifuriza gukomeza kubana n'Imana no kuryoherwa n'urukundo rw'Imana, nk'uko uyu muririmbyi wari uri kuririmba yabivugaga. Nizere ko nawe ufite indirimbo mu mutima. Reka rero dusenga Imana hanyuma twakire umukozi w'Imana atugezeho ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, reka nongere ngushime cyane kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka, kandi ngushimire uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo twongere turambure Bibiliya, twumve kandi nitugirirwa ubuntu nawe mitima yacu igaca bugufi, twumvire iki jambo ryawe ritubwira. Urakoze rero kubw'aya mahirwe uduhaye, ngaho girira neza buri muntu wese uteze amatwi kandi ucishe bugufi imitima yacu, amatwi yacu atebukire kumva no kumvira ijambo ryawe icyo ritubwira. Urakoze kuri mwiza, umugisha Pastor Tony Stark ugiye kutugezaho iri jambo, mwambika imbaraga, Mwuka Wera amubeho, twese ubane natwe, twese tukugereho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Pastor, you're welcome to bring us the word of God tonight. Thank you, Brother Sadock. Rakoze cyane. Good evening to all of you. Mwiriwe mwese. And thank you for joining us once again as we study God's Word. Kandi murakoze cyane kongera kwifatanya natwe mu gihe turi kwiga ijambo ry'Imana. We've been looking seriously into the Bible.
tumaze igihe tureba muri Bibiliya dushimikiriye and learning about the Holy Spirit in the life of Jesus Christ. kandi turi kwiga ubuzima bwa Yesu Kristo binyuze mu mwuka wera. But not only in the life of Jesus, but in the life of each and every one that receives Jesus as their Lord and Savior. Kandi si mu buzima bwa Yesu gusa, ahubwo ni no mu buzima bwa buri wese wamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. I can't take the time to review everything we've been looking at. Ntabwo nafata igihe ngo nsubiremo buri kintu cyose tumaze iminsi tureba. But as we move along tonight, I'll remind you of some of the things we've already seen. Ariko uko turi bugende dukomeza ndibuze kugenda mbibutsa bimwe mu byo twarebyeho. We have looked at the life of Jesus Twarebye ku buzima bwa Yesu as he was indwelt by the Holy Spirit, mu gihe yari yuzuye umwuka wera, filled with the Holy Spirit, yuzuye umwuka wera, led by the Holy Spirit, ayoborwa n'umwuka wera, and empowered by the Holy Spirit. kandi yujujwe imbaraga n'umwuka wera. We've been looking at the Holy Spirit in the life of the born-again believer. Twarebye umwuka wera mu buzima bw'umuntu wavutse ubwa kabiri. And every person that is saved has the Holy Spirit dwelling inside of them. Kandi buri muntu wese wavutse ubwa kabiri afite umwuka wera utuye muri we. The Apostle Paul said, if any man have not the Spirit of Christ, he's none of his. Intumwa Pawulo yaravuze ngo niba umuntu wese adafite umwuka ubwo ntabwo ari uw'Imana. Now, as we've been studying the Holy Spirit in the life of the believer, Nk'uko rero tumaze igihe twiga umwuka wera mu buzima bw'umwizera, we have seen that the believers were indwelt by the Holy Spirit. twabonye ko abizera bagiwemo banababwamo n'umwuka wera. We were looking last week at the Holy Spirit baptizing the believer into Christ. Mu cyumweru gishize twabonye umwuka wera abatiza abizera muri Yesu Kristo, Or being baptized with the Holy Spirit. kandi babatizwa n'umwuka wera. Then yet to come, we need to see the Holy Spirit filling and controlling, empowering the believer. Kandi mu minota mike iri imbere tugiye kureba umwuka wera aza agaha abizera imbaraga ndetse akabayobora. Now tonight we need to back up just a little bit so that we can fully understand this matter of being baptized with the Holy Ghost. Kuri uyu mugoroba rero ndagira ngo duse nk'abasubira inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe neza iki kintu kivuga ku kubatizwa n'umwuka wera. In simple terms, Mu magambo avunaguye, to be baptized with the Holy Ghost kubatizwa n'umwuka wera is to be placed into the body of Christ. ni ugushyirwa mu mubiri wa Yesu Kristo. The body of Christ is the church of the Lord Jesus Christ. Umubiri wa Yesu Kristo ni itorero rya Yesu Kristo. Jesus is the head of the body, Yesu niwe mutwe w'uwo mubiri, and those who are born again become the members of the body. hanyuma abakijijwe bose ni ingingo z'uwo mubiri. Just like your physical body has a head and has many members, Nk'uko umubiri wawe cyangwa uwanjye ufite ingingo nyinshi, ufite umutwe, ufite n'izindi ngingo, the body of Christ or the church of the Lord Jesus Christ has many members. n'umubiri wa Kristo ari wo torero nawe ufite ingingo nyinshi. But how do you get into the body of Christ? Ariko se ni gute ugera mu mubiri wa Yesu How Kristo? do you get into the church of the Lord Jesus Christ? Ni gute ugera mu itorero ry'umwami Yesu Kristo? When you're born again, Iyo ubyawe ubwa kabiri, you are baptized into the body of Christ. ubatizwa mu mubiri wa Yesu Kristo. The Holy Spirit places you into the body of Christ. Umwuka wera niwe ugushyira mu mubiri wa Yesu Kristo. Now this is not water baptism, this is spirit baptism. Aha rero ntabwo ari umubatizo w'amazi, ahubwo uyu ni umubatizo w'umwuka wera. They are not the same, and don't confuse the two. Ntabwo ari umubatizo umwe, ntukabiyitiranye iyi mibatizo yombi. Now go with me tonight to the Gospel of Matthew chapter 16. Reka ngusabe tujyane muri Bibiliya aho turi busome muri Matayo 16. Jesus is coming to the end of his public ministry. Yesu ari kwegera iherezo ry'umurimo we wo ku mugaragaro. For more than 3 years,
imyaka irenga 3 he has been offering himself as the Messiah. yari amaze igihe yitanga anabwira abantu ko ari Mesiya, as the fulfillment of the Old Testament promises. nk'ugusohora kw'isezerano rya kera. He's been preaching and teaching and healing and performing miracles. yarabwirizaga agakiza abarwayi agakora ibitangaza, That proves that he is who he claims to be. ari nabyo byahamyaga ko uwo yavugaga ko ari we koko yari we, The Son of God. yari umwana w'Imana, God in the flesh. Imana mu The mubiri, Messiah promised in the Old Testament. Mesiya wasezeranijwe mu isezerano rya kera. But he's been rejected. ariko yaranzwe Rejection. ukwangwa Rejection. nanone, Rejection. arongera arangwa. And so now at the end of his public ministry, none hano hafi ku iherezo ry'umurimo we wo mu buryo he tells his bwo disciples, kumugaragaro, abwira abigishwa bati, we're going to Jerusalem, tugiye kujya i Yerusalemu, and in Jerusalem, kandi hari i Yerusalemu they're going to crucify me, bari bumbambe, but I'll rise on the third day. ariko nzazuka ku munsi wa gatatu. In Matthew 16, just before he tells them that, hano muri Matayo 16 mbere gato yuko ababwira ibyo bintu, he has a conversation with his apostles. yagiranye ikiganiro n'intumwa ze. It says in verse 13, biravuga hano ku murongo wa 13 ngo, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? And they said, some say thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah or one of the prophets. baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. He saith unto them, but whom say ye that I am? arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni data wo mu ijuru. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Jesus came as the promised Messiah. Yesu yaje nka Mesiya wari warasezeranijwe. He fulfilled the scriptures. Asohoza ibyanditswe. He would die as the Savior of the world. Yaje agomba kuzapfa nk'umucunguzi w'abari mu isi bose. Go away, asubireyo, and later come back. noneho nyuma azagaruke, And then establish the promised kingdom. noneho ashyireho ubwami But the bwasezeranijwe. Jews rejected him. Abayuda baramwanga. I say again, they rejected him. ndongera mbisubiremo, baramwanze. And in that rejection, hanyuma muri uko kumwanga, Jesus will say that I'm going to build my church. Yesu yavuze ko azubaka itorero rye. He will still work with the Jews. Yagombaga gukomeza agakorana Now n'abayuda. his primary ministry is the building of his church. noneho rero intego ye nyamukuru yahindutse kubaka itorero. Peter gave the right answer. Petero yatanze igisubizo Thou nyacyo. art the Christ, the Son of the living God. yaravuze ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Peter is not the rock. Petero ntabwo ari rwo rutare. The rock is that truth, the answer that Peter gave. urutare nuko kuri ari cyo gisubizo Petero yatanze. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho. And upon that truth, he's going to build his church. kandi kuri uko kuri niho Yesu yagombaga kubaka itorero rye.
Now, with that, he's going to go to Jerusalem. kimwe n'ibyo rero yari agiye kujya i Yerusalemu, He's going to be crucified. akabambwa, They'll bury him. bakamuhamba, God will raise him from the dead. Imana ikamuzura kuva mu He'll spend some bapfuye, time with his apostles. akamarana igihe runaka n'intumwa ze, Then he'll go back to heaven. noneho agasubira mu ijuru. Right after the verses that we just read, Mbere gato y'iyi mirongo dusomye in verse 21, ku murongo wa 21, it says, "From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day." Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazazurwa ku munsi wa gatatu. Jesus tells them what's going to happen. Yesu ababwiye ibyari bigomba kubaho, And it happens just like he said. kandi byasohoye byose nk'uko They yabivuze. go to Jerusalem. Bagiye i Yerusalemu, He's crucified. arabambwa, He's buried. arahambwa, God raises him from the dead. Imana imuzura kuva He mu bapfuye. spends some 40 days then with his apostles, Amarana n'abigishwa be iminsi igera kuri 40, teaching them more about the kingdom that is going to come. abigisha ibijyanye n'ubwami bwari bugiye kuza. But now he adds something. Noneho yongeraho ikindi kintu. First of all, he told them he's going to be crucified, buried, but rise again. Ubwa mbere yari yababwiye ati ngiye kujya i Yerusalemu, ndafatwa, ndabambwa, mpfe, mambwe, nzuke. They were troubled with that. Icyo kintu cyarabababaje. Now he tells them he's going away. None yongeyeho ikindi ko And azagenda. they become even more troubled. Iki nacyo cyongeye no kubababaza. John chapter 13. Yohana igice cya 13. John chapter 13 and verse 33. Yohana 13 umurongo wa 33. Little children, yet a little while I'm with you. Ye shall seek me, and as I said unto the Jews, whither I go, ye cannot come. So now I say to you. Bibiliya iravuga ngo, bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto. Muzanshaka, kandi uko nabwiye abayuda nti aho njya ntimubasha kuyuhajya, namwe niko mbibabwiye ubu. He had told the rejecting Jews that he was going away and they couldn't follow him. Yari yabwiye abo bayuda bamwanze ati nzagenda kandi aho njya ntimushobora Now kunkurikira. he's telling his apostles he's going away and they can't follow him. None ari kubwira abigishwa be n'intumwa ze ko ari kugenda kandi aho ajya badashobora kumukurikira. In verse 36, Simon Peter responds once again. Umurongo wa 36 tubona igisubizo nanone cya Simoni Petero. Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. Simoni Petero, umurongo wa 36, Simoni Petero aramubaza ati, databuja urajya he? Yesu aramusubiza ati, aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzahankurikira hanyuma. And then in chapter 14 verses 2 and 3, noneho hano muri Yohana 14 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, he tells them why he's going away. agiye kubabwira impamvu arimo kugenda. Verse 2, In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Umurongo wa kabiri uravuga ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Yaba adahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Now let me say that right here, Jesus is promising them the rapture. Ahangaha rero reka mvuga ikintu, aha muri iyi mirongo Yesu yarabasezeranije ukuzamurwa. But as he's told them that he's going away and he'll come back again,
ariko uko yari ari kubabwira yuko agiye kugenda kandi ko azagaruka, he then gives them a promise. ni nabwo hagati aho yabahaye He isezerano. promises them the Holy Spirit, Yabasezeranije umwuka wera. the same Spirit that has indwelt him is going to indwell them. Umwuka wera wari uri muri Yesu yabasezeranije ko ari we uzaza ukaba muri bo. Chapter 14 and verse 16. Mu gice cya 14 cya Yohana umurongo wa 16. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Jesus has promised them the Holy Spirit. Yesu yari yabasezeranije umwuka wera. Now we move to the book of Acts in chapter 1. Noneho rero tugiye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere. It's now time for him to leave. Ni igihe cya Yesu cyo kugenda. He's going to go. Agiye kugenda. In Acts chapter 1 verses 9 through 11, they watch Jesus as he rises into the air and into the clouds. Hano mu gice cya mbere umurongo wa 11 turi kubona abigishwa ba Yesu bamutumbiriye azamurwa akarenga mu bicu bamureba. Now in John 14, 15 and 16, he promised and told them many things about the Holy Spirit. Muri Yohana 13, 16 na 17 yababwiye iby'isezerano ry'umwuka wera. But just before he ascends into heaven, he tells them three things. Ariko mbere gato yuko azamurwa ngo asubire mu ijuru, yababwiye ibintu bitatu. In verse 5 he says, For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Umurongo wa 5 uravuga ngo kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. In verse 8 he says, Ye shall receive power. Umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. After that the Holy Ghost has come upon you. Umwuka wera nabamanukira. He says, number 3, ye shall be witnesses unto me. Icya gatatu aravuga ngo muzaba abagabo bo kumpamya. But he told them to wait. Ariko arababwira ati mutegereze. Don't leave Jerusalem until you receive the Holy Spirit. Ntimuve hano i Yerusalemu kugeza igihe muzakirira umwuka wera. I'm going back to the Father. Ngiye gusubira kwa data. The Father then will send the Holy Spirit to you. Data azohereza umwuka wera kuri mwe. It was a promise of Jesus. Ryari isezerano rya Yesu. And a promise of God the Father. Kandi ryari n'isezerano ry'Imana data. Just as God the Father had sent the Holy Spirit to dwell in Jesus. Nk'uko Imana data yari yarohereje umwuka wera ngo ature muri Yesu. Now God will send the Holy Spirit to indwell those who follow Jesus. Imana yajyaga kohereza umwuka wera agatura muri abo bakurikiye Those Yesu. who are born again and become the sons of God. Abavutse ubwa kabiri bagahinduka abana b'Imana. They wait. Barategereza 10 days. iminsi 10. And in chapter 2, Mu gice cya kabiri cy'ibyakozwe we n'intumwa find something very special happening. tubona ikintu kidasanzwe kiba. And they receive the Holy Ghost. Bakira umwuka wera. Verse 1, chapter 2. Igice cya kabiri umurongo wa mbere. And when the ibyakozwe day of n'intumwa, Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance.
bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. It says they were filled with the Holy Ghost. Bibiliya ivuze yeruye ko buzujwe umwuka wera. And they were. Kandi koko niko byari But a biri. number of things are going to happen. Ariko hari ibintu byinshi bigiye kuba. He said they would be baptized with the Holy Ghost. Yavuze ko bazabatizwa n'umwuka wera. And they are. Kandi koko bari And they babatijwe. are filled with the Holy Ghost. Kandi bari bujujwe umwuka He said wera. they would receive power. Yavuze yuko bazakira imbaraga. And we will see they have the power of the Holy Ghost. Kandi koko turi bubibone ko bari bafite imbaraga z'umwuka But wera. I've said all of this Ariko ibi byose to mbivugiye help ngo you understand, to help us understand about being baptized with the Holy Ghost. ushobore gusobanukirwa ko kubatizwa n'umwuka wera. What does it mean? Ese bisobanuye iki? It means Jesus is building his church. Bisobanuye ko Yesu arimo kubaka itorero rye. And as a person gets saved, Uko umuntu akijijwe, as a person receives the Holy Spirit, uko umuntu yakiriye umwuka the wera, Holy Spirit places them into the body of Christ. umwuka wera amushyira mu mubiri wa Yesu Kristo. And so Jesus is building his church. Yesu ari kubaka itorero rye. He's going to start with this 120 in the upper room as they receive the Holy Spirit. Atangiriye kwaba 120 bari mu cyumba cyo hejuru bakira umwuka wera. And as we find people getting saved after that, they will receive the Holy Spirit and they will be put into the body of Christ. Kandi uko tubona n'abandi bagiye bizera nyuma bakiraga umwami Yesu bakabatizwa n'umwuka wera kandi bagashyirwa mu mubiri wa Yesu. Now I want to give you a couple of verses, remind you that I shared with you last week. Ndagira ngo rero mbahe imirongo imwe mu yo twasangiye icyumweru cyashize. 1 Corinthians chapter 12 Abakorino ba mbere igice cya 12 and verse 12. umurongo wa 12. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Just like a physical body, the spiritual body of Jesus has many members. Nk'uko umubiri uri uyu nguyu wacu wa kimuntu, niko n'umubiri wo mu buryo bw'umwuka uri. How do you become a member of the body of Christ or a member of the church of the Lord Jesus Christ? Ni gute uhinduka urugingo rw'itorero cyangwa se umunyamuryango w'itorero rya Kristo? Verse 13. Umurongo wa 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba abayuda cyangwa abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. For the body is not one member but many. Umubiri si urugingo rumwe ahubwo ni nyinshi. Verse 20, but now are they many members, yet but one body. Umurongo wa 20 w'iki gice uravuga ngo ariko noneho ingingo ni nyinshi naho umubiri ni umwe. So let me explain. Reka rero hano mbasobanurire. As a person is born again, umuntu iyo abyawe ubwa kabiri, and the Holy Spirit comes to indwell them, umwuka wera kaza kuba muri we, a number of things happen. hari ibintu byinshi biba. We'll see more of them in our next time. Tuzabona bimwe muri ibyo mu gihe cyacu ubwo tuzongera kugaruka. One thing, they are baptized into the body of Christ. Ariko kimwe muri ibyo biba nuko uwo muntu abatizwa mu mubiri wa Yesu Kristo. Baptized with the Holy Ghost. Abatijwe n'umwuka wera. That means the Holy Spirit places them into the body of Christ. Ibyo bisobanuye ko umwuka wera ashyira wa muntu mu mubiri wa Yesu Kristo. Jesus Christ was not baptized with the Holy Ghost. Yesu ntabwo yabatijwe n'umwuka wera. Because Jesus Christ was the head of the body.
kuko Yesu yari umutwe w'umubiri. He is the head of the church. Niwe mutwe w'itorero. And when we are born again, we are placed into his body. Iyo rero tubyawe ubwa kabiri dushyirwa mu mubiri we. And his body simply explains and represents the church of the Lord Jesus Christ. Kandi umubiri we ushushanwa n'itorero. Now in the book of Colossians, mu gitabo rero cy'Abakolosayi, chapter 1 verse 18, igice cya mbere umurongo wa 18, speaking of the Lord Jesus Christ, havuga ku mwami Yesu Kristo. Paul says in verse 18, Pawulo aravuga mu murongo wa 18, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero, kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. And in verse 24, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church. Umurongo wa 24 w'iki gice ukavuga ngo, none nishimiye amakuba yanjye yo ku bwanyu, kandi byasigaye ku byo Kristo yababajwe mbishohoje ubwanjye mu mubiri wanjye, kubw'umubiri we ari wo torero. So we see very clearly that the church is the body of Christ. Turabibona neza rero ko itorero ari umubiri wa Kristo. The body of Christ is the church. Umubiri wa Kristo ni itorero. The church of the Lord Jesus Christ. Itorero ry'umwami Yesu Kristo. He's building his church. Arimo kubaka itorero rye. And someday at the rapture, kandi umunsi umwe ubwo tuzazamurwa, he's going to come in the air. Azamanuka mu bicu. And the church, itorero, all of those dead and alive, abo bose bazaba barapfuye that ndetse n'abazaba have bakiriho, been born again, babyawe ubwa kabiri, are going to rise and meet him and go back to that place that he has prepared for them. bazazuka bazamurwe bamusanganire, bajye kuba aho hantu But yabateguriye. if you're not saved, Ariko niba udakijijwe, if you're not a part of the body of Christ, niba utari urugingo if you're rw'umubiri wa not a Kristo, member of the church of the Lord Jesus Christ, niba utari urugingo rw'itorero rya Yesu Kristo, you'll be left behind. uzasigara inyuma. I give you one verse in closing tonight. Ndaguha umurongo umwe ndimo nsoza kuri uyu mugoroba. When we move through the book, the Acts chapter 2, Ariko iyo dukomeje mu byakozwe no mu igice cya kabiri, with a crowd gathered, iteraniro rinini riri aho ngaho riteranye, Peter's going to preach. Petero agiye kubwiriza. 3,000 are going to get saved. Ibihumbi 3 by'abantu bagiye They're going to gukizwa, receive the Holy Spirit. bakira umwuka wera, They will be baptized into the body of Christ. bagiye kubatizwa mu mubiri wa Yesu But it Kristo. says of those who have gotten saved in verse 47, Ariko Bibiri ivuga yuko abo ngabo bakijijwe kuri uwo munsi, Praise- 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. umurongo wa 47, bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. When you're saved, Iyo ukijijwe, you are added to the church of the Lord Jesus Christ wongerwa ku itorero ry'umwami Yesu Kristo, as the Holy Spirit baptizes you into the body of Christ. uko umwuka wera akubatije mu mubiri wa Yesu Kristo. Thank you for joining us. Urakoze kubwo kudutega amatwi. Study your Bible. Iga Bibiliya yawe. And Sunday we'll look at more Bible relative to the Holy Spirit in the life of the believer. Kandi ku cyumweru tuzareba byigiye imbere ibirenzeho bivuga ku mwuka wera mu buzima bwa Yesu Kristo no mu bwa abizera bandi. Amen. Imana imumugisha umukozi w'Imana. Ariko kandi turimo turagera ku musozo w'igihe twari twemerewe. Reka rero mbibutse yuko mushobora kuduhamagara kuri telefoni igendanwa ya 0783001646. Iyo niyo telefone mwatubonaho. Reka rero
mbasezereho, ariko kandi mbifuriza kuzura umwuka wera koko. Nk'uko rero nari mbibasezeranije, hari ibintu bitatu nshaka kuvuga umuntu wuzura umwuka wera agomba kuba afite. Icya mbere ni uko uba ukijijwe nk'uko Bibiliya ibivuga. Icyo ni icya mbere, ari nacyo kibanze. Icya kabiri ni uko uba urimo kuyoborwa na Bibiliya. Icyo Bibiliya ivuga akaba ari cyo uri gukora. Kandi ibi ngibi nimbivuga umenye neza yuko Bibiliya itakuyobora utigeze uyisoma. Kandi nunayisoma ntukayisoma uvuga ngo reka nyisome gusa kubera yuko numva nshaka kuzura umwuka wera. Ahubwo yisome n'umutima uciye bugufi, ushaka kumva icyo Imana ivuga, ufite inyota yo kugira ngo ugikore. Icyo gihe nukora gutyo, uko ugenda wuzura ijambo ry'Imana, ni nako uzagenda wuzura umwuka wera. Ntugire ngo kuzura umwuka wera ni ukuvuga indimi, cyangwa se n'ugutitira, cyangwa se kusimbuka hejuru hirya no hino, cyangwa se kwikubita hasi ukazana urufuzi. Reka da, kuzura umwuka wera ni ukugenzurwa n'umwuka wera 100%. Icyo rero ni icya kangahe? Ni icya kabiri. Icya gatatu ni uko umwemerera. Niwemerera umwuka wera azakugenzura. Nutamwemerera ntabwo azaguhatira kukugenzura. Kuzura umwuka wera rero nuko nguko, niyo procedure. Ariko nanone ushobora kumbaza uti ese ni gute nakizwa? Rwose tuzakiganiraho, ariko kandi ntibibujijwe ko uciye mu gikari, ubwo ndavuga ku muri ya telefone igendanwa ya 0783001646 ushobora kumbaza kandi nkagusobanurira uko umuntu yavuka ubwa kabiri, uko umuntu yakizwa. Icyo kintu ni ingenzi cyane, ni nacyo tangiriro ryo kumenya ubwiru bw'Imana bwose nk'uko buri muri Bibiliya. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Data udukunda, twongeye kugushimira ineza yawe n'urukundo rwawe, kandi tugushimiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, kandi ijambo ryawe riratwubaka, riratwigisha, riraduhana, rikaduhugura, kandi rikadutunganya kugira ngo tubone uko dukora imirimo myiza yose. Twize kubijyanye n'umwuka wera. Umwuka wera arakora, ni muzima, ariho, kandi uyu munsi wa none nk'uko byari biri muri Yesu Kristo, natwe yatwuzura. Twakuzura umwuka wera, twahabwa imbaraga nawe, twagenzurwa nawe, twayoborwa nawe nk'uko byari mu bigishwa ndetse n'intumwa. Natwe uyu munsi byatubaho. Mana, tukuzura umwuka wera, tukayoborwa nawe, tugahabwa imbaraga nawe, kandi uyu munsi twahinduka abagabo bo kuguhamya nk'uko isezerano ryawe riri. Ariko Mana, ibyo byose ntibishoboka niba koko tutari mu bushake bwawe by'ukuri. Ndavuga mu bijyanye no gukizwa, ndavuga mu bijyanye no kumvira ijambo ryawe. Niyo mpamvu ngusabye Mana, ngucishe bugufi buri wese, maze tugende nk'uko ijambo ryawe riri. Urakoze kuri mwiza, kandi kufashije abagabo ndetse kufashije abadamu, ukabufashije abasore n'inkumi n'abana batoya bari gufata umwanzuro wo guca bugufi kugira ngo abe ari wowe utegeka. Ureke urukundo rwawe rusakare muri twe, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda, kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubire